Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Nkuko bisanzwe ni wa mwanya mukurikirana ijambo ry'Imana. Amazina ni Rabivivagwe David, ndi kumwe na mugenzi wanjye nitwa Nzamurambo Tonesi nkuko mubimenyereye. Imana ibahereze umugisha. Rero ni wa mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ni wa mwanya mukunda cyane, wa mwanya mukurikirana muri benshi, wa mwanya mwumva amagambo y'ihumure, mwumva uburyo mwakwitwara, mwumva uburyo mwahagarara. Tujye gusoma amagambo y'Imana. Rero mbere gusoma amagambo y'Imana twasaba umugaragu w'Imana akadufasha gusenga mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwami Imana yacu, turagushimiye kuko uruwera wa Isiraheli. Tugiye kuvuga ibyawe, ugaragare kuri uru rubuga. Urakoze kuko ubyumvise kandi utugirire neza. Imbaraga zawe zikorana Haleluya. kuri Imana yacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhereze umugisha mugaragu w'Imana, Imana ikwagure kugire neza. Reka dusome aya magambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abami ba kabiri umurongo ibice 20 umurongo wa mbere. Hari amagambo avuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Mose aramusanga, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Amen. Amen. Aya magambo ni igihe Hezekiya yararwaye uburwayi bukomeye, yarageze igihe cyo gupfa, ariko atumwaho n'Uwiteka. Imana imwoherezaho umuhanuzi witwa Yesayi mwene Mose. Imana iramubwira ngo genda umbwirire umugaragu wanjye Hezekiya, mubwire ngo avukane n'ubwoko bwe, agira ibintu yabutangariza, agira ibintu yabubwira, agira ibintu yavugana nabwo ko igihe cyo gupfa cye kigeze. Amaze kumubwira aya makuru, ngo Hezekiya ngo azamuka umusozi, ngo aragenda abwira Imana ngo Mana, ngire mu isi umugaragu wawe nyongera iminsi yo kubaho. Ngo ararira, arataka cyane, ngo arasenga. Nkuko nawe uri murasenga, uri mu bibazo bikomeye, ukaba uri kubwira Imana, ati Mana nunyiza ibi bibazo nanjye nzagukorera iminsi yose. Iyi minsi turimo buri wese ari gutanga icyifuzo. Iki gihe cy'uburwayi, muri gihe cya corona, buri wese ati Mana nudukize corona muri iki gihugu cy'u Rwanda, twese tuzagukorera. Hezekiya muri iki gihe rero nawe yari afite icyo byifuzo, abwira Imana ati Mana nubwo mfasha amatangazo ko igihe cyanjye cyo gupfa kigeze, ariko uramutse ungirira icyizere ukanyongera iminsi yo kubaho, nazagukorera. Nukuvuga ngo Hezekiya yafashe umwanya wo gutanga kubwira Imana ye kugira ngo agire icyo yakora. Aravuga ngo Mana nukora ibi ngibi, nungirira gutya, umva nawe hari ibintu urimo kuvuga ngo wenda Imana ibikoze. N'ubu burwayi turimo hari abantu batangiye kuvuga ngo Mana nudukura hari icyo Imana izakora. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko Imana ntabwo yatureka, ntabwo ishobora kutureka. Oya, ntabwo bishobora. Ngo ajye mfukama kuri uyu musozi, ngo umuntu witwa Yesayi ngo yarageze mu nzira ari kwerekeza, nkuko wavanga uri kwerekeza mu mujyi Nyabugogo, ngo yararimo agenda agiye kugera mu murwa, ngo yongera yumva ijwi ry'Imana rimuhamagara bwa kabiri. Ramubwira ngo genda subira kwa Hezekiya umubwire ngo nubwo byari bimeze bitya nkongereye iminsi yo kubaho. Uvuze ayo magambo, nibuka amagambo igihe inzara yateraga muri Isiraheli, maze abantu batangira kuryana. Umuhanuzi araza arabahanurira, arababwira ngo ejo nk'iki gihe Uwiteka amanuye igitangaza ku irembo ry'i Samariya, ibyo kurya bizaba bigura amafaranga make cyane. Indengo ya Seyiri izabigura ikuta rimwe. Abantu bamwe wibuke n'uwegamiraga umwami, ibyo ntibishoboka. Ariko kuko Imana yacu icisha inzira ahantu abantu batazi, Imana yarabikoze. Abantu barongera bararya, abantu barongera babaho, abantu barongera, Isiraheli irongera isubira ku murongo. Ndagira ngo ngutangarize ngo nubwo Imana yazaniye Hezekiya amahirwe ya kabiri, byageze aho ntiyabyitwaramo neza. Kutabyitwaramo neza byo bimuzanira ingaruka ikomeye cyane. Nubwo nawe amahirwe ya mbere yanze, bikanga amahirwe ya mbere agasiga uburwayi buri ku buzima bwawe, amahirwe ya mbere yasize nabyawe byakemutse, amahirwe yawe ya mbere yasize, yemwe warateye intambwe
iterambere ryawe riranga. Amahirwe yawe ya mbere yashize, waracuruza ubucuruzi ntibwagenda uranga. Ubwo Imana izanye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe, birasaba kugira ngo aya mahirwe ya kabiri utaza kuyapfusha ubusa, birasaba kugira ngo ubane n'Imana neza, birasaba. Ndatangariza abantu mwese mudukurikiranye kugira ngo aya mahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe yagupfira ubusa nk'uko yapfiriye ubusa Hezekiya. Ndagira ngo aya mahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe ntuyatakaze, ntuyapfusha ubusa. Niwumve ko ejo brado bevovance Imana iguhaye iki gihe ari cyo gutakaza mu byaha. Hezekiya ngo yapfushije ubusa, ngo ibyari bimurimo byose abitesha agaciro. Magambo yavuganye n'Imana yatesha agaciro. Imana imuhanira ko atigeze yubahiriza amahirwe ya kabiri. Ndagira ngo utangarize ngo uyu mwanya aho uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri ku isi, aho uri ku isi hose, kuri iki gihugu cyose cyo ku isi, ndagira ngo utangarize ngo hagarara neza muri aya mahirwe ya kabiri Imana igiye kuzana ku buzima bwawe. Ariko uvuze amahirwe ya kabiri Imana yahaye Hezekiya. Nibuka ejo bundi turimo dusenga Imana, Imana iratubwira ngo Imana yagiriye abantu neza ndetse irabafasha, abandi kubaka, ibaha amazu meza, ibaha amabuti. Ariko abantu ntabwo bamenye ko Imana yabagiriye neza, bisubirira muri bya bindi. Umva rero wa munyarwanda we, wa munyamahanga we, Imana iguhaye amahirwe ya kabiri, irongeye ikugarutseho. Ariko banza wumve ni icyitonderwa ku mahirwe ya kabiri, uzayakoreshe neza. Ndagira ngo utangarize muri aya mahirwe ya kabiri, niba utarakiranutse amahirwe ya mbere, amahirwe ya kabiri yakiranukemo. Niba utarafashe ibihe byo gusenga, amahirwe ya kabiri yafate mu ibihe byo gusenga. Niba utaragerageje guhugura abagenzi bawe, amahirwe ya kabiri yagiramo guhugura abantu. Niba utaragize kuvuga ubutumwa, amahirwe ya kabiri yavugemo ubutumwa. Niba utaragerageje gusenga no kuririmba, amahirwe ya kabiri yaririmbemo. Niba utaragerageje gukiranukira Uwiteka, amahirwe ya kabiri atangarizwa gukiranukira Uwiteka. Ezoteke bevovance. Ndabwira buri munyarwanda wese, ndabwira umunyamahanga wese ko Imana igiye gutanga amahirwe ya kabiri. Aya mahirwe ya kabiri yahagararemo kugira ngo Imana ikugire neza. Ezotraya habwa umugisha n'Imana, zamurirwa muri aya mahirwe ya kabiri. Imana ikugire neza kabiri. Azoteke bovivance. Imana ikugire neza cyane. Mugaragu w'Imana dufashe gusenga kugira ngo Imana iguhagarike muri aya mahirwe ya kabiri neza. Imana igufashe, Imana ikwagure. Azotaya, azotefovance. Senga Imana, usengera aba bantu. Azoteke bevovance mu izina rya Yesu. Kuko nubwo ari mu bihe bikomeye, hari andi mahirwe witegura guha ubwoko bwawe, hari andi mahirwe witegura guha abantu bawe, hari andi mahirwe witegura guha Abanyarwanda. Ntabwo uzatureka, ntabwo waduhana, ntabwo wadutererana muri ibi bihe bibi cyane, muri ibi bihe bya korona. Ntabwo ushobora kutureka burundu. Amahirwe ya kabiri uzaduha mu minsi iri imbere, reka tuzayakoreshe neza. Urakoze kuko ubyumvishe, urakoze kuko utugiriye neza. Amen.